Guys, turabashimiye cyane kuri uyu munsi tariki 3 turi ku cyumweru. Uyu munsi rero tugarutse kuri TV yacu ni Kabagema TV. Tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye by'ubumenyi wamenya uri hano muri Canada cyangwa ibyo wakwitaho mu gihe waba uri guteganya ko waza muri Canada cyangwa uhatuye muri Canada. So ibi bihugu nubwo ari Canada, Amerika, USA n'ahandi ni ku isi, ariko ubushobozi bugiye butandukanye bitewe n'ibihugu twagiye tuvukiramo cyangwa twakuriyemo byo muri Afurika, cyane cyane muri Pays de Grand Lac. So ibintu rero by'ingenzi uyu munsi tugiye kwibandaho ugomba kumenya kugira ngo nugera hano ube update cyangwa nawe uteye gusigara inyuma ujyane n'abandi bitewe n'igihe wahagereye. Hano ni abantu bateye imbere, barakoze cyane, barasevinze, ariko hari uburyo nawe watangirana nabo ukagenda mu buryo buhoro buhoro kandi ukagera ukasa nk'uri ku murongo wabo nta kantu na gake kagusize. Impamvu twebwe aho dukurira tubaho mu buzima yenda twivugira nirushake ruzaze rwegure cyangwa n'iki, bitewe n'uko opportunity nyinshi ntaziba zihari. Abenshi bava yenda mu miryango yifashije bakaza hano baje kwiga. Twebwe yenda twaje mu buryo tuba twafashijwemo n'ama ONG tukagera hano, ariko muri background y'ubuzima bwacu twagiye dukuriramo ni ibintu biba bitoroshye cyane bitewe n'uko tuba ahantu mu nkambi urumva ni ahantu hari izore, twese tuba dusa nk'aho turi kuri mind imwe ku buryo utamenya n'igihugu kirwana n'ikindi cyangwa n'ibindi biri inyuma y'ibyo bintu. So ku bintu ugomba rero kwitaho mu gihe waba uteganya kuza hano, hari ibintu byinshi by'ingenzi kandi byakugirira akamaro mu gihe waba ubyitayeho ukanabitekerezaho cyane. Ikintu ngomba kukwibutsa, muri ibi bihugu ntabwo bajya barangara, nta mwanya wo gupfa ubusa, nta gihe cyabo bajya bapfusha ubusa habe na gito. Umwanya wabo niyo yaba aryamye akora ibishoboka byose, akaba ari gukorera amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dore ko ubu ngubu no gukorera amafaranga bishoboka mu gihe waba warasetinze business yawe ishingiye ku iterambere. Ushobora no kuba uryamye amafaranga ari kwikora wiryamye usinziye umeze neza. Nibyo bintu akenshi hano baharanira. So twebwe tuba dutangiye rero ubuzima busa nkaho duhereye hasi. Hari ibintu by'ingenzi tugomba kwibandaho kugira ngo tube update, kugira ngo tujye mu murongo umwe n'uw'abandi, kabone nubwo utabafata cyangwa utagira gute, ariko hari uburyo nawe watangira ukaba wagira fondasiyo izagufasha mu bihe bizaza. So mu bintu rero ugomba kumenya mbere y'uko uza hano cyangwa ukaba uteganya kuza hano, niba uri kutureba uri muri Afurika, uherereye mu biyaga bigari, ukaba uherereye mu Rwanda, Congo, i Burundi, Kenya, Tanzania, ugomba kumenya ibi bintu muri rusange. So mbere yuko tutangira tubibabwira, turabasuhuje, dutangire dusuza abantu b'inshuti zacu, abantu bakunda Kabagema TV. Harimo abantu benshi baherereye mu Rwanda nk'uko twabivuze, cyane cyane dusuje club ya KBC Force ababasketeri, turabasuhuje cyane. Dusuje n'inshuti z'ababasketeri ndetse ayaba bari USA, abari mu Rwanda. Dusuje abantu benshi batandukanye bari Australia, abari Amerika, dusuje n'abari Burayi, cyane cyane muri Pays de Scandinavie. Kiruseho rero abantu bari Canada turabakunda cyane, turabishimiye cyane. So mwegere hafi rero twumve bimwe mu bintu by'ingenzi ubona wagenderaho cyangwa wakwifashisha kugira ngo urebe ko watangira ubuzima bwa hano mu buryo bukoroheye cyangwa mu buryo bwo kwi-updatinga bidafashe igihe kinini. So urabona ko uyu munsi kuri Kabagema TV urabona view yahindutse. Hari impamvu muri kubona inyuma yanjye igitambara cy'icyatsi kibisi gihari, iruhande rwanjye nkikijwe n'amatara. Turaza kubigarukaho nyuma, reka tubanze tujye kuri ibi bintu nabateguriye tujye kuganiraho. So wowe uri umuntu rero uri muri Afurika, mbere ugitekereza kuza hano, cya mbere cyo
nk'uko bajya bavuga ngo hano ngo muri Canada, Amerika hehe ibintu byose ni ubuntu cyangwa birikora. No, ntabwo ariko bimeze guys. Hano ni ugukora, ni ukuza uje uzi ko ugomba gukora. Pana urabona twamenyereye ko wikubitiramo style ugatembera ugasura abashuti mugasangira, abajya gusenga bakajya gusenga, abagira gute. Hano ho no gusenga ni amasaha 2 ntago bayarenza. Ikintu cya mbere bashira imbere ni ugukora. So rero ugomba kuza hano muri mind yawe, ikintu cya mbere ugomba kwishiramo ni ukwishiramo ko ugomba gukora, kandi ugakora amasaha menshi cyane, ukaryama amasaha make. So mu bintu ugomba kwitaho rero nk'umuntu uri muri Afrika, cyane cyane abakunda Kabagema TV, mbere na mbere niba uri kunyumva nonaha, genda ujye kwiga mekanike, wige gukora imodoka, wige bimwe mu bigize imodoka. Icya kabiri, ushake permis. Numara kubona permis cyangwa ukaba uzi no gukora izo modoka, bizaba ari byiza, kuko hano akenshi ibintu byaho abantu benshi barabyikorera. Hari ibintu bajyanira abatekinisi, ariko hari na byinshi ugomba kwikorera wowe ku giti cyawe, kuko ntabwo bitewe na facture ziba hano na dépenses ziba hano, ntabwo ibintu byose wajya ujya kubikoresha, ahubwo nawe wiga utuntu twa mbere twibanze ukajya ubyikorera. So kumenya gutwara imodoka rero ho ni itegeko, ni itegeko, ntabwo ari ibintu byo guca ku ruhande, kuko ahantu hose wajya kudepoza, ahantu wajyana resume nziza isobanutse, niyo waba warize za kaminuza zingana gute, nta kintu bakumarira rwose. Ahubwo icya mbere babanza kurebaho, ese ufite imodoka? Yego. Okay. Icya kabiri, wize ibiki cyangwa ushoboye iki, ukakivuga bitewe na resume yawe. Ubwo bakagendera kuri ibyo, ariko babanje kureba ko ufite moyen de transport yagituma bikorohereza mu kazi kawe. So ikindi ugomba kwitaho cyane cy'ingenzi, burya ikintu cya mbere kibaho cya mbere kiruta ibindi ni communication. Communication rero, ubwo iyo mvuze communication ni ukwiga ururimi, Icyongereza cyangwa ukabuzi n'Igifaransa, ariko ahanini iyi si turimo y'ubu ngubu iri gukoresha Icyongereza kurusha Igifaransa. Ugomba kumenya ko niba ugiye mu gihugu bavuga Icyongereza, tangira witoze kukivuga, tangira urebe ama videos, urebe aba YouTubers baho, urebe fata ama speech amwe namwe y'Icyongereza cyane ugiye kujya, tangira ubyige, kuko nirwo rufunguzo rwa mbere. Communication nirwo rufunguzo rwa mbere hano, rutuma wava ahantu ukagera ahandi. Urumva rero, ndabizi ko hari bamwe batabyitaho, ngo ni icya mbere no gukora. So bakeneye n'umuntu ufite imbaraga, uzi gukora, ariko uzi na communication, kuko communication nirwo rufunguzo rutuma n'ugukore umukoresha wawe nawe avuga ngo uyu muntu nimubwira A+A B+B cyangwa rimwe ibi n'ibikora ibi, arabyumva, bimwihutishirize akazi, kuko hano bakunda ko ibintu byabo byihuta, kandi communication ikihuta cyane, ibikorwa bikaba byinshi, kumva kukaba cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya, nko ku bantu yenda bize ibintu byo guteka, icyo kintu kivugurure. Niba warize ibyo guteka, kivugurure, wige, umenye, ujye ujya ku mameni menshi ya hano, kuko meni zo mu Rwanda, muri Congo, cyangwa abantu baturiye Kenya, i Burundi, zitandukanye na meni za hano. Ugomba kubivugurura, ukagera hano nibura hari akantu gatoya watangiye kumenyaho, kugira ngo nujya no kuri tele gusaba akazi, bakubwira ngo uzi guteka, bashobora guhita bakubwira ngo dukorere pizza, pepperoni pizza. Ugomba kwiga uko bayikora, ukamenya ingredient zayo uko bimeze, kugira ngo n'akazi uhita ukabona byoroshye. Abantu benshi bazi ko hano kubona akazi byoroshye, ntabwo ariko biteye. N'akazi kukabona nako uragahiga nk'uko bahiga ibindi. So ikindi ndabonye cyaba gifasha, niba uri umuntu waba uzi indimi, cyangwa ukaba yenda warize uzi nk'ibintu bya siporo. Urabona nk'abantu bajya mu majim, nk'abantu bazi gym cyane, bakora amajim cyangwa bakora siporo rusange, cyangwa zino siporo ziri rusange, ukaba uzi gukoresha siporo muri rusange, biragufasha, kuko uko abantu benshi ba hano igihe cyinshi iyo babonye akanya ko kuruhuka bajya mu masiporo, bakajya kugorora ingingo, kuko hano indwara ni nyinshi, amakanseri, amadiyabete,
stress y'akazi, kuba busy cyane. So birafasha cyane rero nk'abantu bazi siporo muri rusange, apana siporo ngo nzi football, nzi basket, nzi iki, ahubwo nzi siporo muri rusange, ibi dukorera muri gym cyangwa siporo za rusange. So utundi twuga rero dufasha yenda twashobora no kugufasha kuba wakwikorera ku giti cyawe, hari ibintu ugomba kumenya, yenda nko gufotora, video production. Urabona nk'ibi background iri inyuma yanjye ni imwe mu bigize mu bikoresho bya video production. Ako kantu iyo ukazi, ukaba uzi gukoresha, ukaba uzi gukora edit, ukaba ufata umwanya wawe ukamenya gukora, umuntu niba akubwiye nkorera yenda ubu bukwe, nkorera iki n'iki, ukaba uri umuntu witeguye ko ugomba kubikora neza, ku buryo niba uzabona iyo shusho azagira ikintu atoramo akaba yanagutumira. Hano biragoye ko wajya kureba abantu babigize umwuga hano ngo babigufashemo, birahenze, ntabwo babona amafaranga bishyuye na déplacement, kugira ngo umudeplace umuzanaho iwawe cyangwa umuzanaho urakoresha ibyo birori, ni ibintu bihenze kandi ntabwo dufite amafaranga yo kuba twabahereza tukiri kwishakisha turimo tuzamuka. So ufite rero nk'ako kuga gatoya, gerageza ukavugurure, nugera hano wongeremo n'ubundi bumenyi, ibyo bintu bizaba ari byiza. Ibindi bintu rero byiza kurushaho ugomba kwitaho mu gihe waba uri hano haba opportunity nyinshi. Iyo ufite mu mutwe ukaba ufite intego, hari ibintu byinshi wageraho. Uti byagenda gute? Mbere yo guhaguruka muri Afurika ukaba uje hano, wowe ihereza intego, ihe purpose, uvuge ngo njyewe ningera hariya nziga, cyangwa ningera hano nzakora cyane. Ubwo niba ugomba kuvuga ngo nzakora cyane, gerageza ushaka utuzi turenze kamwe, tube 2 cyangwa tube 3, dukore nk'imyaka 10-15, uzaruhuka, uzaba ufite amafaranga ahagije azatuma nawe usaza neza. Ariko niba tena hari ibintu bajya bibeshya ngo ayo nize arahagije, ngo mbese nk'igihe umuntu yigiye ngo byatanze iki. Hano ntabwo ariko bimeze. Hano iyo wize uba warize, ariko ntabwo ayo wize muri Afurika nta gaciro. Ahubwo biba byiza uvuze ngo kuri makeya nize muri Afurika, niyo narize secondaire, narize kaminuza, reka nze hano ndebe ko nafata nk'aga short course k'umwaka, imyaka 2 cyangwa niyo myaka 4, mu gihe waba ufite ya myaka mitoya uri mu ma 20, 20-25, wanakwiga iyo myaka 4. Kuko iyo havuye nk'urugero, nk'umuntu ushobora kujya kwiga ikiganga, yenda dukomeje dutanga n'ingero z'ibyo wajya kwiga, ugiye kwiga nk'ikiganga ukamara, ubwo uriga ikiganga umara imyaka 4. Mu myaka 4 yawe iyo ugarutse kuri tele, umuntu umaze imyaka 4 ari gukora ka kazi yenda ko guklininga, ko gukora utuzi tworoheje turi aho ngaho, ushobora kuza uri kumukuba, kabone nubwo nawe hari aho abageze, ariko ushobora kuza ugasanga nawe utangiye refu yawe neza. Kuko mu bintu bikenewe mwino si maze kubona mu bihugu turimo, abaganga barakenewe cyane. Kurikije n'ahantu mba, abaganga barakenewe cyane. So ikindi kintu yenda wakwitaho ugeze hano ukavuga yenda ngiye kwiga, urabona ibi bihugu tubamo birashashagirana, bisa neza, nta kibazo pe. Ariko aya mazu tubona yabo ntabwo ari nk'amwe yubatswe muri Afurika, yenda yubakishijwe za rukarakara n'imbaho. So rero hano kubaka, hano mbagiye haba imbeho, kubaka rero bubaka muri sama. Muri sama rero niba ushaka kubaka ko uzajya kuba umwubatsi mwiza, ugomba kujya kwiga icyo bita kapenta. Mu kapenta kumenya gukoresha imbaho, kera hari ibyo twitaga kubaza ukoresheje iranda. So hano biri muri tekinoloji, ufite amaturuzi menshi cyane agufasha mu kuba wamenya gukora ibisenge, kuba wamenya gukora yenda veranda, kuba wamenya gukora yenda floor, kuba wamenya ibintu nk'ibyo bitandukanye, yenda cyangwa kuba wamenya gutera irangi, nk'uko n'ubushize twabiberetse kuri TV yacu. Abantu bakunda kudukurikira ku kantu twagiye tukabereka mu minsi ishize, aba ari ibintu uba ugomba kugira ngo wifashishe kugira ngo ube wamenya umwuga nyirizina. So ikindi kintu rero wajya kwiga yenda mu buryo bwihuse byagufasha kuzamuka,
ukajya kwiga construction. So construction yenda nimvuga carpenter na construction ni ibintu bijya gusa ariko biratandukanye. Carpenter yenda yubaka ku mazu, na construction kubaka by'amazu cyane cyane yenda ibi by'amabrike n'iki, ariko construction bajya kubaka n'imihanda, ukuntu bakubaka imihanda, ukuntu bamenya uburyo bategura imihanda nuko yaba ari imihanda ikomeye. So urumva rero nabyo birafasha cyane. Ikindi gikurikiyeho kujya muri truck driving. Uri umuntu ugiye kwiga truck ukamenya gutwara amakamyo, ni ibintu byagufasha kuba wazamuka vuba. So kuba wajya mu makamyo rero hari ibintu bibiri ugomba kwitaho. Makamyo habamo imvune zikomeye kuko urabona akenshi iyo tuje hano tuba tuje gushaka amafaranga. Iyo ugiye mu makamyo hehe no kongera, ubwo nushake n'inzu ntuyikodeshe, bibaye byiza wakodesha hoteli mu gihe waba udafite urugo rwawe cyangwa udafite umugore, ubaye uri umujene, kuko iyo ufite truck ntabwo uba uri ahantu hamwe, uzenguruka icyo bita Amerika y'Amajyaruguru yose. Nk'uko nagiye mbigarukaho kenshi, Amerika y'Amajyaruguru ni USA, United States of America na Canada ndetse n'ibirwa bya Alaska n'ikirwa cya Alaska. So rero bivuze ngo ushobora gutwara umuzigo yenda ukaba uvuye muri Quebec, bagahita baguhereza undi ukawujyana Amerika, wawukura Amerika waho ugeze bakaguhereza undi ukawuzana Canada, ku buryo ushobora kumara ukwezi uri mu nzira utaragaruka aho usanzwe utuye nyirizina. Urumva rero iyo ushizemo imbaraga ukagerageza n'uburyo bwo kuba wajya ufata umwanya ukaruhuka, ni ibintu byakuzamura cyane, ukaba wabona amafaranga kandi ashimishije. Ibindi bintu wakwiga, urabona iyi si turimo iri kujya mu bintu bita artificial intelligence. Mu bihe byashize uzi ko habagaho ikintu yenda cyo kuba yenda hari ibintu bigiye kuzavaho muri iyi minsi ubundi mu bihugu turimo, nk'abasekreteri, abasekirite, uzajya usanga ari imashini zibikora. So artificial intelligence rero iyo ugiye muri ano ma college cyangwa amakaminuza ukabyiga, bigira ama subtitles menshi ku buryo bigufasha. Niba wize artificial intelligence bigufasha kumenya gukoresha laptop, bityo ukaba wagendana n'isi aho igeze, kuko isi y'ubu ngubu iri gukorana na tekinoloji kurusha gukoresha imbaraga. Ni mu mutwe, ni tekinoloji iri gukora cyane. Ikindi yenda wakwifashisha nibyo bita ama cyber security. Cyber security ni uburyo bwo guhangana n'abahakazi. Companies hano zikeneye abantu bafite imbaraga, bafite mu mutwe, ariko zikeneye n'abantu bazi tekinoloji. Tekinoloji rero kizabafasha ni uko bazagira gute, bagomba kuba bafite abantu b'abahakazi, uko iterambere rizamuka niko n'abanyabwenge ba tekinoloji bazamuka. So iyo wabyize rero bya cyber security ugomba guhangana n'abahakazi bashaka kwiba amakampani, nawe ukamenya ibyo bintu ku buryo niba bagutwaye muri kampani yenda ugiyeyo utari uguterura imizigo, ko imizigo yani iravuna my dear. Ushobora kuyiterura umwaka umwe, 2, 3, 5, umwaka wa 8 ukaba warwara n'umugongo umwe ukomeye cyane. So ku bindi bintu rero hano nabwo yenda byafasha abantu kuzamuka vuba, hari ibyo bita personal support worker. Personal support worker ni uburyo bw'ikiganga, bumeze nk'ubw'ikiganga bwagufasha. Mbese bikorana n'abantu bashaje. Abantu bashaje ba hano rero nabo bagira abantu babitaho, ariko nubwo bagira abantu babitaho baba bafite bikozwe mu buryo buri tekinoloji, ariko ugomba kuba personal support worker ubitaho, kuko wigamo ibintu bigendanye n'ikiganga, kumenya ngo ararya imiti sangahe, kumenya se yasinziye gute, kumenya temperature y'umubiri, kumenya ibiryo ari bukenere, kumenya uburwayi arwaye n'uko ugomba kumukeyaringa nyine. Ibyo bintu nabyo biri mu bintu bifasha cyane. So tugana ku musozo rero, twaganiriye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye byadufasha mu rwego rwo kugira ngo tuzamuke hano twiteze imbere mu bihugu twajemo. Hari ikintu rero tugomba kwitaho cyane. Niba ugeze hano muvandimwe, korera amafaranga ariko usubize n'amaso inyuma,
ntibagirwe na bamwe twagiye dusiga mu makaritiye baba batishoboye, bamwe baba bafite no kubona agasabune k'abana nabyo bigoye. Ikindi, niba uri umuntu nkurikirana kenshi cyane, dukurikije n'ibyo mvuze byagufasha. Niba uri umuntu uri ku ishuri, shyiramo imbaraga, byiteho, ibande kuri tekinoloji, ibande kuri laptop, nibura uyitunge. Niba waguraga nka stile nka timba y'ibihumbi 50, yirengagize yenda uyu mwaka uhita uguramo nka laptop nziza, tangira ugende wiga utuntu tugiye dutandukanye, nugera hano bizagufasha. So abo bantu rero bari hirya no hino bankurikirana, bari muri Amerika, Canada, bari Australia, bari muri Europe, mujye mwibuka ba bantu nyabuna, tube twanabahereza utuntu dutoya babone n'ibyo kurya byo kuba barya by'umunsi. Ko impamvu mbivuze, mu bintu muri besoin primaire ziba hano ntabwo kurya bibamo, ariko tena nubwo ibiryo bya hano ari byinshi, utitonze nabyo ni ikibazo. Bajya baca umugani ngo kase trop c'est mauvais, tout excès mauvais. Hano ibyo kurya byaho ugendanye nuko bimeze nabyo byakurangiza, byahita bigukura mu nzira. Impamvu bigizwe n'ama-chemicals, bikagirwa n'amasukari menshi, ari naho usanga ama obesity, kubyibuha cyane, cyangwa bamwe bafite amadiabete, amakanseri, biterwa n'ibi bintu. Uburyo bigiye bifunzwemo nabyo biri mu bintu bitera icyo kibazo. So mwakoze cyane rero, ni ya TV yanyu Kabagema TV. Icyo tubasaba cyane ni gukora subscribe, ugakora comment, ugakora share, ndetse mukagenda mutubwira byinshi mubona byatugirira akamaro, tukagenda tubiganiraho. Turasoje rero, tugiye nkuko natangiye mbabwira, kuri background yanjye mwahabonye iki gitambaro cya green. Iki gitambaro cya green, ku bantu bazi bya video production na photography, ni ibintu biri mu bidufasha cyane kuba ishusho yawe wayeditinga bikagenda neza, ugasohora video nziza. Bisobanuye ngo ku bantu baba bafite ibirori bari muri Canada, niba uri USA, n'indege twayitega tukakugeraho kugira ngo tuzagukorere ibintu byawe bisa neza. So hakurya turi kubona uyu ni umutaka, ariko ni light. Mu mvugo y'abafotozi ni light. Iyi light rero icyo ikora ni reflector, reflecting ruriya rumuri, ikarugarura hano kugira ngo igabanye amashadow ari inyuma y'abantu urimo urafata, bitewe n'abantu baje nko muri studio. So tugarutse hirya, urabona n'undi mutaka n'ubundi nawo ugabanya amashadow. So hano turi kubona indi light. Iyi light rero nayo niyo gutuma ugaragara neza, ku buryo aba ari ishusho igaragara, buri wese ayibona akavuga ko ari studio yuzuye kandi ifite agaciro. Ku ruhande rundi hari indi light nayo muri kuyibona. So urumva ugomba kuba ufite kamera nziza, ugomba kuba ufite kamera yawe, aka DSLR, nubwo haracyari kare, ibintu tugenda tubishyira ku rundi rwego. Kuba ufite ka kamera kawe kagufasha buri munsi gufata amafoto meza, gufata videos nziza. So ibindi bigufasha, nibura ukaba ufite aka lens, ukaba ufite lens zigiye zitandukanye zagufasha kuba wafata amashusho meza mu buryo bwo gutuma abakiriya bawe bishima. Kirazira ko ukora ibintu ukabitanga igice, bitange ari indyo yuzuye, ari ibintu byuzuye. So abantu rero bari muri Canada, turabashishikariza ko mu gihe mwaba mukeneye, yaba ari abafite anniversaire, abantu bakeneye amafoto yo kwa prodinga ku mbuga nkoranyambaga zabo, abantu bafite abanyeshuri ba graduatinze, abantu bakeneye kuba bakora trip ariko ibyo birori byabo bakazahora babyibuka, karibu sanga jya kuri TV yacu ya Kabagema TV, utwandikire muri comment, turagusobanurira byinshi biruseho nuko watubona. Murakoze, bye, ciao ciao.